ibintu yo kunyita umusaza ubyihorera utapima ntabwo uri mu cyiciro cy'abasaza wabikomekeramo ntabwo ni umusaza ngewe buriya rero urebe ko yaridutse yahuye n'inyumbi inyumbi ni uvuga ngo simbizi bisobanure ntabwo nabimenya amahimbwa y'Isiraheli yamahimbwa Jean Paul yamahimbwa Karibuso abo ni imbwa nyine Yes, bakunzi wa Yes Pepe TV ni dusabe busine Israel mwene busine umwana wahari hakuriya kuba Kristo Yesu ashimwe kuba Islam salamu alaikum shaka kwa ntabivuze neza wenda kubera ko ntabwo byose mbizi neza ariko ndabaramukije turi mu mahumbezi ya Kigali kuri Baoba niho twategura ibiganiro bya Yes Pepe TV nkuko nabivuze nta beef nta gusebanya nta plank no buhanya bugamije kubaka nanjye kuvuga izina bari gutamenya yongeye kwakira yes uyu munsi rero twabazaniye legend reka mbabwize ukuri uvuze sinema y'u Rwanda hatari mu izina ry'uwo ngiye kubereka ntabwo wahita sinema wahita cine cyangwa ukahita ma cyangwa nema bivuze ngo ni umuntu munini mu myidagaduro uyu mugabo nuko nkishijwe nyine ntanyanukana shora umurezi turetse kujyana Nyamasheke tugiye gutabara producer Jean Paul ubwo nabonye kumuswa niba yaraturogesheje ngo utabamara natwe abaturage barahuriye habura umuntu numwe uvuga kwanze none ikintu cyambabaje n'utwana tw'imyaka 3 turamuzi muginga yatugiriye ngo utamenyekana sorry uyu mutipe yatugiriye ngo utamenyekana kukitwe nta muntu gushaka gusuza basi Papa Tracy cyangwa se basi Rugara cyangwa se yayandi arangije nawe andimiraho uburimiro mbarazi kinangwe yasafata akaboko ngo hariya ngo brokan we kuza vitamine ka bodyguard yes no legend wabyemera utabyemera umutumirwa nazanye uyu munsi no legend empwe setu yenye n'umwana yakabona ngo ari ishati rwose najya kugura kumva ngavuga nti ngiyi sunda yambara kubera ishati namonaga guess ninde nta kibazo monsieur ndakumuvuga izina rero nkuko nabwiye ntabwo twamamaza cyane ntidutukana ntidusebanya nta plank dutanga ubuhamya bugamije kubaka bwa muri nawe wavuga uti uyu ubwo yanyuze muri ibi ngibi akabageza hangaha why not me turavuga ku buzima bwe muri rusange turajya mu myidagaduro turanyura ku mateka ye n'uburyo yazamutse muri industry ndabizi ko muraza kuryoherwa yes ninde monsieur ndo Kanyombya mwamwumvise muri background ngiye kumera kuri kamera hano gutekereza ko ndi kubatuburira ntabwo nabatuburira ntabwo Yes Pepe TV twaje gutubura twaje kubereka reality reka amasegonda make cyane mbereke monsieur Ndoli Kanyombya. The legend is here. Monsieur Kanyombya. I'm there. Karibu kuri kamera za Yes Pepe TV. Ubungu mwanya wakibwira abantu. Urakoze cyane tumaze kubonana rero koko nkuko abivuze ko agiye kunyakira nk'umushyitsi wiwe muri Yes Pepe TV ifatanyije na Kayitankore Njori. Yes. Dufatanyije na niyange. Mukamukora subscribe mukakora n'ibindi byose mukakora link mukadushakira n'uburyo tubona followers ubu rero Pepe TV Yes Pepe TV ifatanyije na Kanyombya live himself. Yeah. Nubango rero ndabashimiye kandi basuza mwese aho muri mu Rwanda muri Afrika navuga ni reka nsuze na Amerika na Asia ngasura na Australia nayibagenda ndayikunda hari bene wacu bariyo abitwa ba nibari ba Christina nibari bande simbizi ni benshi cyane bariyo Solange inshuti zanjye uko biri kose
ndababwiye nti murebe ko dukora TV tukaba dushaka kugira ngo tugere aho tugomba kugeza u Rwanda mu rukunda. None rero nashaka kugira ngo mbabwire ko uyu munsi rero turi kubona na Yes Pepe TV dushaka kugira ngo tugane imbere hazaza. Urubyiruko rurahari, hari abadamu, hari abakecuru badukunda, hari n'abandi. Reka mbane muri net ibi bintu biri kunsumbuka. Bivuga ngo rero turi kumwe rero ikiganiro kigiye kuba ikiganiro. Turahanutse ubu twagiye ndori cyangwa Kanyombya, ubundi urinde uramutse wakubwira ngo twibwire urinde wava kuri inde Kanyombya? Ikintu kimwe, ndi jyewe muri jyewe, ndi jyewe mu jyewe, nanjye jyewe nyine kuko bigira umwami yabivuze. Ubwo rero mwamenye uko biri kose, ntabwo nimenyesha muranzi, turasanganywe. Ari ikintu bibaza, buriya wavukiye mu Rwanda? Oya, navukiye hanze y'u Rwanda. No, abavukiye mu Rwanda bazi ibyo bakoze, barabizi. Amateka bari kwinkoraho, ariko njyewe oya. Nagize Imana avukira hanze. Ubu sino ubona uri amateka. Imana ishimwe ko Imana yacinzira ukavukira hanze. Imana surayizi? Genda yizi. Wizihe? Ibi wawe? Imana ngize Nyamasheke. Nyamasheke se? Ibisheke. Imana yiwanyu ntabwo iri ibisheke. Nyamasheke. Nyamasheke. Kanyo ntabwo yemera Imana? Kwemera Imana? Nako urayemera. Imana ntayuzi? Ndayemera ariko ntabwo nyizi. Ariko urankomye. Ariko bavuga ngo Imana izi wawe byagenda bite? Sawa mugani uyu munsi uvuze ngo iraza ku. N'ibyawe ufite by'ubusambanyi n'ibindi byose ukora byo kubeshya abantu. Okay, ni udasambana, sambana uko wari, Imana irabizi. Ije wakwiruka. Yakora ibyaha ze, yatajya gukora ibyaha ukiruka. Ndori tugiye kuganira ku buzima bwawe. Ndori ninde? Ni Njoli. Se ni Njoli? Ndori, ugiye kujya kuri Ndori alimentation se? Cyangwa yandikoresha amamodoka? Oya, ntabwo ndi Ndori. Ndori yawe ni Njoli. Ntabwo ndi viribreke. Ni Njoli's band. Njoli. Unuse Njoli bisobanuye iki? Icyo bisobanuye ntabwo akimenya, kuko burya abaturanyi bajyana n'abana basa. N'abanyekongo twabivukiye ngiyo, dusa nabo duturanye neza, badufata neza. Abo ubu simbizi, ubanza badufata nabi. Ariko abambere badufataga neza kuko twafataga amazina tukayavanga, tugasanga umwana wa runaka yitwaga muri bari Baruku, undi akitwa Paruku. None babwira umunyarwanda ngo yitwa umwana wanjye nzamwita Paruku kubera ko basabanaga. None bakamwita ngo ni Baruku. Rero agomba kwitwa Paruku. Kugira ngo abe ari Baruku. Barabandandi babunga twari tuturanye. Ese unasema lugha ngapi? Lugha sijui lugha ngapi, ntabwo namenye indimi mvuga ni nyinshi. Lakini Swahili unazungumza ndio? Ndavuga Igihindi. Suche. Ntabwo zicyo. Suche. Sukariche. Cyo ni Igihindi. Nagishinwa. Nagishinwa niao. Abandi ngo ni haho. Uraniha uniha mu biki? Niao. Ya gusuje umuntu se? Yanchuke na ala. Kabani na kunyashujune. Bituma no kubera kuvukira mu gihugu cy'amahanga bakwita Njoli, abantu batabizi bakamwita no kandi twa Njoli. Kayita nkore Njoli. None se iri Kristo riri he, iri pagani riri? Clement. Ya Clement ni ryawe? Iri Kristo. Biriya byo kujya mu mazi narabeshyaga. Ngiye gufata Clement. Ngo buriya rero nanzi ko abantu babatizwa bajya mu mazi ya Yordani, bakabashyirwa muri Yordani. Ubuse uwakujugunya muri Nyabarongo wabubatijwe. Ngo Yordani ngo ni hatari, ngo babajugunye mu mazi. Ngo hanyuma ngo ubwo babaye abantu babatijwe. Ariko nkubatije nkakujugunya muri Nyabarongo aho kumujugunya muri piscine. Iyi piscine imeze ite? Yose si. Bahora bose. Nyabarongo uye n'ingona. Zaje ko bazishyizemo yakumira bunguri. Ngoze niko kubatizwa. Umuntu agutuzimya gamaga ngo Clement wakita bamenya ko ari wahamagaye. Yes. Kintu bwa mbere byumvishe. Nibwo bwa mbere uryumvise ko uri umupagani, uri kafiri. Uri mukafiri. Mimi sio kafiri ntabwo nakubwira. Ariko wambwira wowe ko ndeba wambaye ikanzu.
ubaye nkaho ese abasilamu batiza ari amazina bakavuga ati witwa Elizabeth, Andrea, Yohani n'ibindi. bagira ba Sumani, Asumani, Sumaili, Isa. Kandi Isa ni Yesu. Burya Isa ni Yesu. Israeli ni nko wakwita Yerusalemu. Wakwita Senuza, Vatikani n'ibindi. Ariko ubundi kuki watangiza Nyamasheke? Nangwa bakakwita wala mugomba gufata amazina ukahita umuntu Nyamasheke, ukamwita Rusizi, ukamwita Nyaruguru. Ibyo bintu ni amazina meza aho kwita Israeli. Ntakuri rero baba kwise nyina ayo mazina kubera kuvukira ayo n'amateka y'abanyarwanda benshi dusangiye kuba yitwa Kayitankole Njoli no kubera amateka y'abanyarwanda dusangiye yavukiye hanze y'u Rwanda. Ariko hari amazina mabi kukwita se Bishogoshogo nabyo ni izina ribi. Se Byatsi nanga Myakura nangwa se Myanzuro ibintu ibyo yari amazina mabi. Ariko hari amazina meza dufite mu Rwanda udashobora kwita umuntu se Bishogoshogo ibyo se n'amazina. Israeli ni izina ki? Israeli n'azina ryiza se? Ntabwo ari izina ryiza. Uravugisha ukuri? Wakwita Yorodani ntabwo Nyabarongo. Ariko kugira ngo utume umuntu Jordan ntiwamwita Nyabarongo bikava mu nzira. Ukamwita Nyabarongo ahubwo wita Jordan. Ariko hari umuratse kumbwira akantu niba yarambeshye ngo wabayeho umusirikare cyane. Uravugisha ukuri? Ufata ari imbunda se? None se umusirikare afata igiti? Ariko mubwire wabaye umusirikare ufata igiti? Wabaye umusirikare ufata umuhini? Ni nka bya bindi bavuga ngo babandi ngo babwiye ngo turabaha icyo bita training wing, ngo reka tubahe imihini hanyuma mujye kubita abantu. Bitwaje ngo baje kubita ngo Rwanda. Ngo kubita abantu. Nese urakubita umuntu aramutse afashe wa muhini akawukaraga kwishyira hasi. Ntabwo yakubita umutwe? N'umutwe ni umuhini ariko. Ntabwo nzi ko wabaye umusirikare. Niba utabizi se ngomba kubivuga kubera ko mbibaje ndabikwemereye. Afite byo soja. Ako nyemba mbona nk'umuntu umeze nk'umuntu kabisa kuko wabaye umusirikare. Ko mana mindset. Rero so bibaye ngomba. Ngo ngo mindset. Mindset. Nyemba umeze nk'umuntu. None se umuntu umurebye wasanga ngo yabaye umusirikare abaryana abari injangwe abari imbwana. Confidence. Cyajya Nyamasheke kuki abasirikari kuki baje kugashungera ni icyubahiro bama cyishyure mu gihugu. Nose bakiguye nk'umustar cyangwa bakiguye nk'afande? Ndi umuntu mukuru cyane ntabwo afande ndi afande n'ubundi. Ariko rero bamaye icyubahiro kubera ko ndi umustar ndazwi hirya no hino kuko nakora igihugu neza kandi ndacyagikorera. Bivuga ngo bagomba kunyubaha buri muntu bamuhaye akazi iki. None se bibaye ngombwa ko igihugu kikugira ikize bati rero Njoli urugamba rurakomeje igihugu gifite impamvu zishobora kujya wasubira kugamba ugafatira. Najyaho cyane. Urabizi ukuri? Kereka niba udashaka niba ushaka kuderanje u Rwanda bazambwira bati gwino tugende wajivemo. Ntabwo rero igihugu cyacu kigikomanganywa. Niba ushaka kudukomanga turahumva kimwe ko nta wapfa kutugenganya zo. Kimwe nge nawe se nge nsangira nawe wamusenziwe amabyiwe. Nari mvuze ko tubyumva kimwe ko ntabwo nge nsangira nawe. Bivuga ngo rero uramabye. Nani ibyo bintu abari ku meza bitonde kuko bashaka kuruka kuko mvuze iryo jambo. Ariko rero turebe none se waza kutuderanja nk'uko umuntu aje mu nzu akaza kukwiba aje abaze yitwaje ubujura ntabwo amusekura se. That's one. No kuvuga ngo rero twitondere ko igihugu cyacu kidaterwa. Nudutera tuzifatanya kugira ngo turebe kuntu kinatu twagitabara ko ari cyacu se tukagitabara nyine cyane rwose. Kuki se umfatanye nanjye uravuga amagambo yawe ari nge wivugira nyine ni nge ubajije ninge kubwira wowe wagitabara uramutse uje nanjye ndaje. Good. Yes se Kanyombya wigeze mu butoya tubwire mu busore bwawe waruzi kuzaba icyamamare cyangwa byaje nyuma nyine umaze kugira mu Rwanda unje muri filime ukiri muto waruzi kuzaba icyamamare? Urabaza nk'igishucu ndahira uri igicucu. None se wowe urareba ugasanga ndi icyamamare ko nabivukanye. Umuntu wese avuka ari umuzungu
yagera ku isi akaba umwirabura Imana ikabarobanura umwe akaba umwirabura undi akaba umuzungu ariko ngo twese tuvuga turi abazungu nicyo gituma Imana yavuze ati reka tubazane ku isi twavuga turi abazungu ati reka ndobanure Imana ikadukorera iki challenge kandi wowe umwirabura undi umuzungu cyane twagira hano tukaryana ariko twese tuvuga turi abazungu ariko nako wowe ntabwo wavutse uri umusitari ambana kuvuga ndi umusitari ni ukuvuga ngo nageze ku isi rero mpageze nsanga mfite icyo bita kundera narezwe neza ndeba imirere ya papa na mama ndeba imirere ya kavukire numva amateka y'abasogokuru n'abandi birangiye mvuka niyo mbimenya niyo ndabimenya mbaye umusitari mfite talent burya ntabwo ari tala yo kuvuga ngo wiganye abantu ikavukira ikintu uvukana urakivukana nyine ukiri umusore waba bati njyewe ibi bintu bindimo kabisa nzaba none se nkiri umusore uranzi ubuse mbaye iki nyine wose ntabwo wiyizi none aho ngeze ni wowe umbarira ndi umusore nangwa ndi umusaza ibintu byo kunyita umusaza ubyihorere ukapima ntabwo uri mu cyiciro cy'abasaza wabikomekeramo ntabwo ndi umusaza ngewe akosobanura n'ubundi ubundi ngendera ku kikwita umusaza none uzigendera kuko wamubyaye nangwa uzigiye nabuke Kanyombya fucking uretse gato hari ikintu ntazibagirwa ubukwe bwawe biri mu bintu byatitije abantu muri Kigali wongereho na Bujumbura cyane ku isi yose uzi ko ubukwe bwawe babucuje nk'ama episode buriya wari ubizi cyangwa n'abantu bagucuje utabizi hoya batangiye gucuruza ndaho ngaho ubiko bukirimo batangiye gucuruza ko nafite abantu bari aho ngaho bagomba kureba security yanjye batse ko mucuruza byatangiye nangwa byashoje batangiye gucuruza barababwira ati kano batangiye gucuruza kwanje ubukwe bwanjye ntabwo ari ikindi nabonye nsanze babucuruza ndabona kandi mutware mucuruza barandiha bagwa ikofi bampa amafaranga wamugani ko ushobora kwitema n'amafaranga yes amafaranga yangiriye akamaro ntabwo ushobora kuncuruza hose ugenda ujya hirya no hino za Cyangugu n'ahandi ndavuga ngaho nimufate mucuruze kuko byabashimishije kandi niba ubukwe bwarabashimishije bivuga ngo bari bafitemo akamaro kuko hari umusitari wakoze ubukwe n'ubu ngiye gukora ubundi bukwe buriya bwari ubwa gitifu ugiye gukora undi bukwe ni umukobwa mwese cyangwa uzahindura ni umugore wanjye muri Janine ngiye gukora ubundi bukwe ariko ubwo bukwe ni ubwa kiliziya kuko ndi umukristo bababwire rero abandi bakora ibintu byo kubatiza abantu bavuga ngo turababatije turashaka ko abarokore simbemera abarokore bashaka icya 10 ngewe ndavuga ni rero ndi muri kiliziya gatolika ngo ngiye gukora ubukwe na n'ubu ndabwira abamusenye barabyumva uko batureba muri yes Pepe TV yes yiki yes Pepe TV yes Pepe TV bivuga ngo ngewe ngiye kubabwira ngo banyitegure nzakora ubukwe mu ntara nshaka nzakora ubukwe mu karere nshaka ntabwo mu kagari nshaka umugore we ni wa wundi uva nawe ntahinduka ibintu byanyu by'ubusambanyi rero ngiye bigiye kubica mumara kurongora mwashaka umugore umwe warongora hano ugashaka n'ibindi mugakora ibintu by'ubusambanyi ugashaka rero no kujya ngo isambanishe kubera ko uzi ko wafashe igikombe kubera ko nagicyuye pe nabonye inzu nubatse hanyuma ukajya kubaka utundi tuntu two hanze ntabwo ngiye mbikora ese wa mugani Kanyo mu buzima bwawe wamenye umugore umwe utunze umugore umwe kuva washaka umugore nta wundi mugore uratunga gutunga se ndatunga bronchette nako wagize umugore ufite niwe wahereyeho nta n'uteganya none ashaka kuvuga ngo nari sugi ndabizi se nyine yaduha amakuru niba amakuru atari ibanga oya da nigeze gukora kera ndi umusore niga segonderi kwaje kwa plan none ubu nawe ufite umu ex ariko noneho tugiye gukora tukora ibintu bihambaye ndabona ndakuze ngomba gushaka umugore ndamushaka ngo urugo bivuze ngo ubu ngubu ufite umu ex se cyangwa nta mu ex ugira ex ni iki ex ni nk'umuntu muba mwarakundanye kera cyagiye utarashaka urugo ku buryo ashobora kuba yarapfuye ashobora kuba hari ugira umu ex aragapfa dasenye aragasenyuka bose ndamufite kubera iki ko mfite umugore wanjye umwe gusa se wa mugani aba ex nabiki abo ba ex nabiki
mushaka kujya mu ex nuvuga ngo rero ubusambanyi murabwejeje ariko ntabwo ndimo mu bantu babwejeje oya urimo da gute se Israeli Israeli wowe n'aba bagenzi babitwa ba Jean Paul na Calypso murahagize kuko mwebwe murabasambanyi bwije ariko ntabwo sambara sisi ko ndi umuntu ukore se okay uvuye he mu kindi gihugu uvuye he mvuye muri Ethiopia na Dar es Salaam nanyuze i Kenya nta muntu wagiye usambana nawe se ntawe nize sambana nicyo gituma ikiwerewe n'udukingizo natwe natugaruka uri igicucu wajyanye ubukingizo kugira ngo bigende bite numvaga bishobora kuzashyika ariko nyine Imana irakomeza irandinda ngakwa amahoro ntabwo Imana ikurinda wari ugiye gushya urumva ruko ntako ntangiza Kanyombya ati nta ex bana niba ufite umugore wawe n'umugore byo ex jugunya yes Kanyo ndagira ngo duhe ku mateka ya mbere kwinjira muri sinema ese wigeze hari imbogamizi cyangwa wagiye kubona ukona kuko jewe njya kubona nabonye Kanyombya mbona paf no umustar wa danger ese mbere yo kumenyekana tutangiye hari filime wakinnye zitariri yakinnye muri Kanyombya twatangiye filime tuyangira imirimo mu gihe navaga muri icyo gisirikare cyabavugaga sibyo kuri umusivile bwimbi jewe ni umusivile uri bwimbi jewe kuba umusivile nta kibazo ariko uri bwimbi wimbiki noneho birangiye tujya kumva amakuru dusanga utware wacu perezida wa repubulika aravuga ati nimwanyire imirimo kubera ko turashaka kubaka igihugu twihangira imirimo gusa abazi kujya muri cordonnerie abazi gukora ibi n'ibi abazi gukora ibindi bisanzwe n'abakora ibindi n'ibindi nacyo tuba tubatse igihugu natwe twubakira sinema muri 2001 na 2 duhita duhanga imirimo ya sinema filime usibye ko hajemo ingorane yo kuvuga ngo turabishobora nk'abanyarwanda twabishoboye tubigezeho muhita rero mutangira kuri ya yindi wakinye muri Kanyombya niyo ya mbere hari filime twakoze ya ke social turayikora usibye ko mugenzi wacu yari umutaramu kandi twaje duva mu gisirikare hamwe arabarya oya ntabwo yaturiye yakoze utuntu tw'amayeri arakora ntawanga ko mugenzi warya noneho haza kuza kandi niko katumye tuba abataramu hamenyekana Kanyombya hamenyekana n'abandi Kanyombya yari danje narundi danje Kanyombya filime nanundi danje utavuga kuryo nanjye nikora filime zanjye ese nyina wambogo mwize mukunda naho nyuma ya filime none se njya gukunda bari abazima bari nase nyina wambogo ni umupfu oya njya gukunda madamu wanjye sinareba nyina wambogo oya yari umuntu wo mu kazi nyine tu biriya babyita casting iyo umaze kugastinga kugira ngo ujye muri sinema urakastinga ukareba umuntu ufite urutwe runini nk'uriya w'ibyanwa bimeze nk'ibiwerewere ukamureba uti arakwiriye ntabwo akwiriye niba dushaka umuntu ukina ari igisambo twafata blackmail yadukinira nk'igisambo urabona ataba nk'igisambo ikiwerewere se gicucu ushaka kukiza nawe kigakina ariko rero ni ukuvuga ngo ingo yitwa blackmail mutamuza namubera nabi uriya arakubitwa ni ukuvuga ngo rero ndakubwiye ukora casting urebye umuntu ukwiriye subject nangwa se connection muri mu kintu wanditse mu nyandiko wanditse ukamuvuga ati uyu muntu arabikwiriye twabonye twashaka kugira ngo dupinge Nigeria kuko Nigeria ifite abantu bagufi bariya babiri hanyuma natwe turavuga ati natwe turabafite reka tubakinishe turabazana bira hitinga aho guferinga bira hitinga nanundi ndacyafite abantu batatu harimo Sulaila harimo nyina wambogo harimo na Hasina ejo bundi tugomba kujya muri movie yanjye Hasina nawe agiye kujya muri movie yawe cyane bose mu kintu wanjye se sibye ko nawe ari hatari eziko yari umuyisilamu yari umuyisilamu yigira umurokore azigacuruzira n'ibindi inkweto simbizi ngo ni umurokore bavuga ngo assalamu alaikum cyangwa ngo yes ashimwe uriya ni danje ni umujura biriya ni ukwiba biriya ni wumva ngo abayisilamu ariko abayisilamu ntabwo biba ariko kiyajya kumva ngo ndi umurokore ngo umuzane icya 10 ngo nimushyire mu gaseke ibintu nk'ibi
ariko njye Kanyombya nubwo mba nambaye nk'umusilamu birazi ko ndi umukirisitu. Ikibi ni uko udasiramuye. Yewe ndasiramuye. Reka da. Yerekane nawe usiramuye. Ndaje kuri kamera nyereka. Tubeti. Umuntu wasiramuye wa mbere ni Dawudi. Abwira Yesu gwino gusiramura, arigera musiramura. Kugira ngo twerekane ko mutagomba kuba makafiri. N'abasiramu baramwemera ariko uri kafiri ndakuzi. Wa mukobwa mwahuye ndabwabwiye ngo wapi bafite igishishwa. Mukobwa tuzanye twahuye. Ntabwo yitwa Nuza. Inde. Ivete. Wapi. Ivete. Ndabwabwiye ngo kiriya kintu bafite igishishwa. Yarabeshe. Yemeze fresh. Ariko bagiye bajya ikanu basiramura. Bagenda bikoze kera nkiri umwana. Uza hano navukiye ku mazi. Si Nyamasheke. Nyamasheke. Nahageze. Si wageze si wabonye. Rero turabakongo mani reba bidukorera ku minsi myinshi cyane. Abakongo. Nta Kongomani mu Rwanda. Wabukiye mu Nyamasheke mu Rwanda. Nyine turabaturanye bako. Hari Nyamasheke ya Kongo se? Oya, Nyamasheke y'u Rwanda kwa. Aho nawe ugeze Nyamasheke mbona kwijwe. Ijwi ryacu, ijwi y'u Rwanda mbona n'ijwi ryacu. Zago twatuye gusura umwami w'ijwi. Umwami w'ijwi inshuti yanjye. Yitwa nde? Kabaka. Kabaka. Mwene nde? Mwene Kabego. Mwene Kabego. Kombizi. Invitation yiwe tuzajya. Bari kurusha. Mwene Kabego. Yego. Tuzamusura akunda kura filime z'abanyarwanda. Barambwiye rero ngo ngesa nawe. Urumva ngo umva uziko hari umwami dusa, je mfite umwami dusa. Noneho niba usa nawe, ni nko kubwira ngo usa n'umusarani. Umusarani. Ariko n'umwami. Umwami wawe nta bami mu Rwanda. Nyina n'umwami wo kwijwe. Umwami amaze iki? Umwami arayobora agira agashyiraho amategeko akayobora. Nuko rero mutangiye filme ya mbere ibirahitinze kabisa. Ese hari abantu iriya filme koko yari nk'amafaranga cyangwa kwari gutanga umusanzu mwubaka uruganda rwa sinema? Uko bimeze twarafatanyije ariko nuko bitari bifite kuduha umusaruro. Umusaruro wari ufite nyirawe. Mu bindi rero haza kuza ibintu by'ubujura uko yaje babandi bagufi bareshya n'intuza n'isigiye munsi muri negative muri negative bakajya munsi barayicuruza bariba buryo urara wandika abandi bakareba bati akantu kaje ari keza ugasanga baragucuruza baradupirata tuza kwisanga turi negative natwe ariko rero ntabwo ari ikibazo vive YouTube. YouTube yaje bibahijambo. Nta upirata undi. YouTube urapirata YouTube kabwa. Kandi nawe ufite channel yawe. Mva nawe. Kayita nkore ni yanjye. Ariko nayise Rwanda. Mfite Kanyombya live. Iri monetize? Mva nawe. Ye data we. Yatangiye kujya amafaranga. Kanyombya live iri monetize. Ubuse nuko ko uravuga ngo yes Pepe. Pepe TV ntabwo izamonetize. Vuba cyane kamara. Iri monetize? Turi monetize na abajura bakene. Ariko zuko YouTube vive. Abajura bakene. Kera ngo wasohaga filime mu gikari mu gitondo umutipe akabagiye bweye akayipirata. Cyane. Ubundi wajya kuza ugasanga bweye ukayisanga. Hari igihe bigeze kujya mu bwato maze kubwira polisi muri Rusizi ndababwira ni rero mumfatira aba bantu kuko baratwogogoje. Bajya mu bwato bagiye mu bwato byari nijoro byari mugoroba bamaze gucuruza amasidi yacu bamaze gucuruza amafilime yacu bagiye mu bwato baragongana bari bapfuye bwato buratobo usibye ko mu bwato habaho systeme barimo gukwepa polisi kugira ngo mutabafata baho mu bwato bari bapfuye harimo na cya kindi kiwerewere mwe kinini ukuntu senyeze kicucu naje gifa kuba kitababuje gutera imbere mamutangije uruganda rwa sinema gutyo ese ni nk'iziye mbogamizi mwa uretse piratage ni iziye mbogamizi mwa mugitangiza ibintu byo gukina film ni iziye mbogamizi mwahuye nazo imbogamizi ntabwo nasibagirwa imbogamizi hari nuko turi abanyabwenge abantu bose n'abanyabwenge tumaze kurera abantu benshi tugiye kureba turasanga ingimbi n'abandi n'abateye imbere b'abana batoya urubyiruko bari kugenda bashinga ikirenge mu cyacu ariko bakagenda bigura intege imbogamizi nuko tutagira sponsor tubonye sponsor abaterankunga icyo gihe rero tubatera imbere bihagije cyane naho ubundi nta twese turi kokora n'urubyiruko ruri kokora kugira ngo rutere imbere kuko babikunda
ariko ubu ngubu nta muntu uza ngo reka nkwereke rero ngwino ndashaka kugusponsoriza kubera ubwenge bwawe n'ibikorwa byawe byiza cyane biteza imbere u Rwanda, reka guteza imbere na minisiteri. Nuko haje minisiteri runaka ikavuga ati ndashaka gufata aba bantu muri paje tuzababyaza umusaruro, kuko minisiteri ntabwo bafata en charge utayihaye nawe icyo utanga kubera ko ufite ubwo bwenge nangwa ubushobozi, ukazana umusaruro kuri wowe na minisiteri ikayiha umusaruro. Nta n'umwe. ubu se uramutse n'umuntu w'umuyobozi ukamenya ko afite ayobora iki mu Rwanda nyine ukamenya nka minisitiri cyangwa se reka tujye kwa perezida wa repubulika, bati gira icyo nsaba nzamura ibintu, wamusaba iki? njye gushaka perezida wa repubulika ngo mushake kugira ngo nyine tubyari muramutse muhuriye nk'ahantu bati Kanyombya duhurira he se ntaho mwahurira simushaka wiki ubu se wamushaka ko ndi sare nambwirenze nene kuvuga abayobozi nambwirenze ntabwo njye nyobora uyobora nambwirenze. Ugiye kubona ukabona nka telefone y'umuriro irahamagaye, mwiriwe neza ni Kanyombya, wasanga muri ofisi ukahagera akavuga ati tubwire dukore iki kugira ngo dusapoti. Wasanga muri ofisi amamagara kugira ngo byende bite nyine wiriwe ni kanaka sanga muri ofisi ariko ntegeka se nangwa nibiki, ahubwo mbwira ati waje tugakora mission, tugakora deal ntabwo apfa kumamagara uramagara iki? Okay, ndi kanaka, it's okay, ugomba kuba abayobozi, ariko rero ngwino dukora ibi n'ibi bifite benefit, bifite inyungu, ntabwo upfa kumamagara. Niyo mwaka kuri telefone ngo waramutse ngo abana baraho n'abawe se hale abana baraho urabashakira iki? uje kubafasha se? njye ntabwo upfa kumpamagara, mpamagarira ikintu cyitwa business cooperation n'ibindi, ntabwo upfa kumpamagara ngo waramutse wese ko waramutse watanze iki haye ikimana. ese Kanyombya n'abo bantu bajyaga baguhamagara bakubaza ngo ese ngo utu tuntu twanyu mukora ngo tubange amafaranga, batwita utuntu badusuzuguye uduki ngo utu tuntu twanyu ngo tuvyo mukora, ubipimye wahita upfa ku kanya kuri telefone. Utu tuntu twasose twanyoko nangwa udusambusa twanyogosenge udusambusa n'utubenzi nako mwani ko umuntu afata ikintu kigutunze akakita kantu upimye kwanza, reka kuvuga utu tuntu upimye kumamagara ukavuga ngo ibyo bintu byanyu yabakuboneyeho uruva gusa wahita ubiheka inyonjo ako kanya inyonjo direct. usanga abantu bakwiye niba umuntu ari meya nanjye nkora filime twubahane, sibyo byiza kutubaha ibyo bintu. Rero nicyo gituma abantu babaye underground, nta kintu bazi utwo tuntu nangwa ibyo bintu byanyu ngo by'amafilime tureke utwo tuntu ibyo bintu byanyu batuye muri Kigali nako turahatuye. Oya, bigura agacupa nako tukakigura. Ntuzibeshe, agacupa na gaki. Bo nako bayaba. Singura amacupa nyewe. Ntabwo ngura amacupa. Nyine ariko batunza. Ngengura ko nkora kugira ngure amacupa. Batunza imiryango yabo nako tuzi. Ariko rwose azibanga ryanjye. Bagira ngo. Ntabwo hishurira. Naguze imodoka se hari wayinguriye. Hari wayikuguriye. Ko nayigurishije se kubera inzara hari wayinguriye. Waramugaye. Warayigurishije. Nagize inzara nayigurishije. Gukene ufite itungo rikakugoboka. Ariko kugira ngo usebe wakisebura utunze da. Utwo tuntu twanyu fuck you. Marafaka. Bagiye batwuba. Bakubaha se nande banyubahe ngewe urore. Wewe bazaje kubira utuntu twawe. Ngiye nta tuntu twanye mfite. Nanjye ntago ari utuntu twanjye bagomba kunyuba ibyo nkora bakamya ngo Kanyombya akora filime iramutunze. Kanyombya abi wawe. Kanyombya sabi wawe. Ava mu mazi wawe. Avomesha wawe. None wari wibona nza iwawe nza kuya ngo j'ai l'honneur de venir auprès de votre chef de parti venir demander le boulot, moi, non? Non. I want to... Non. Niyo barwa ntabwo nagize gutya. Nzongera kuzandika. Ngo j'ai l'honneur de venir auprès de votre envie de solliciter un emploi. Ariko rwose ntabwo ibyo bibaho kuri jewe. Kandi ubayeho. Kanyombya mbona kunakeye ifata sintariyanira. No, wari ugiye kubigerageza ariko iri Espanyol. Ni Espanyol.
sinema twambara neza nk'iya papa wa undi wapfuye yego nk'imano se cyangwa ni kumweguriye mu gihugu simbizi ishobora kuba ari iye simbizi baje bayigurisha muri caguwa zaza muri caguwa Kanyombya ati si byiza ko usuzugura umurimo umuntu akora niba ukora muri cyenga ntabigusuzugurira kuki mbona giye gukora filme binyubahiro ko singi wawe sinkodesha wantu mbona amakodesha ndakwishyura ubaha ibyo nkora nkuko nawe wikita ibintu nkora ngo ni ibintu cyane cyane ko hari ibintu no mu miryango bibaho ugasanga umuntu arashaka kugufasha ugasanga yigize muremure nangwa se agashaka kugira ngo utegeke burya ngo waguhaye aragutegeka waguhaye urebye nawe aragutegeka waguhaye inka ukaba umuntu uri aho ngaho ukaba utanga imisoro umenya ngo databuja ukajya unamwirahira ahantu hose ugiye wacyamaye nka Israeli wajya kumugira inama akavuga ati nta nama yawe peti wese urambwiriye nk'ubaho Kanyombya agiye hose akayiyahira Israeli wacyamaye nk'Israeli yamaye nk'Israeli ukaba utemewe kwicara ntaricara icyo kintu bakireke kwirahira umuntu waguhaye inka yamaye inka kanaka yaguhaye inka se inka ni iki wowe ntiwayikorera nose kugira ashobora kuba ati yamaye imbwa Israeli yamaye imbwa Israeli yamaye imbwa Jean Paul yamaye imbwa Karibuso abo ni imbwa nyine Fabiola mujya muvugana reka da none se siya musitari mu gihe cyawe harya yaje nyuma mu gakeya ariko buriya nuko yigize imbwa nyine yamaye imbwa Fabiola yamaye imbwa Fabiola buriya yarahitiza aza kuba faringa ngiye kumuzamura buriya ngiye buriya muri tagati yanjye Fabiola ndamukunda ni umukinnyi mwiza cyane bari mu bakinnyi beza twagize mu Rwanda cyane ntakwiye guhera rero ariko ni yamaye imbwa Fabiola namwirahira da ngewe cyane cyane indahiro nshaka imwe yamaye inka Jean Paul yamaye imbwa Jean Paul yamaye imbwa Jean Paul karabaye yamaye imbwa Karibuso base Karibuso yatanga imbwa ndakubwiye ndirahiye none ushaka kumburanya se wanamuganiye yamaye imbwa Karibuso yamaye imbwa Jean Paul shyushyu Kanyo hari ubwo uyu mwuga wo gukina filime umaze kuba icyamamare hari ikintu kibi byarakuzaniye tubiye nk'umuryango wawe bato papa oncle yagiye muri filime bakumva donc ni nk'isoni kuri bo no nta soni byabaye byiza cyane twabyaye abantu benshi n'inshuti ba Junior giti baradukunda apana giti kiwerewere ndavuga tubyara ba Rufendeke urazi ndamuzi Rufendeke abamo umuhanzi kubera ko wigana se wabo Rufendeke no mufamilia umubereye se wabo wewe ni umuhungu wanjye ni wa murumuna wanjye aravuka hari n'abandi kuvuka buhoro buhoro akavukamo abitwa ba hari umwuzukuru wanjye nawe uri kuvuka neza cyane umwuzukuru watangiye guperforminga muri araperforminga cyane twagiye kwishuri kumusura tugiye hariya mbona umwana arabikoze nsanga ari byiza cyane Arno ari kubikora neza wonderful no kuvuga ngo ku bwawe sinema yakubereye umugisha mahire reka yo uzutwara imodoka ariko ufite imodoka unafite imodoka sinzi gutwara imodoka ahubwo nsigaye ntwara n'igiponda nzi kuyitwara ibikora imihanda byose ukurya mara beje getinya masheke warankomye ntwara pokle cyaje tujye masheke warankomye sikwangize bodyguard yawe nkaho wanyishyuye kandi ubona nzi ko ndi umustar wabizi ko nanjye ngerageza mo gakeya ibintu byawe nakubanye mu bintu byo kuroba amafi ko tureke warankomye man nko mu muhanda iyo umupolisi guhagaritse ntabwo aseka akwaka ibyangombwa cyangwa avuga ati amagarika se ngira perimi ntayo reka da amagaritse ndamubwira nti nta perimi mfite ngirira ikigongo cyangwa se unyarike oya musaba imbabazi nta perimi mfite ngakomeza sini mu nani ndafite perimi kazi gutwara hari ikibazo ndakomeza upfa kuba ufite control technique niki kintu wumva mu buzima utazibagirwa kuba icyamamare byakugejejeho jewe nigeze ninjira muri kwetu urahazi kwa Eric ndazi man ahantu hari hubashywe nagize nsanga Eric namureze uriya ni umuhungu wacu wo mu rugo kabera we nageze iwe nsanga ifoto yawe ibana portrait nini ku rukuta ifite pusi
ufite ipusi nawe Kanyombya nabona Karabaye. umutipe yaturogesheje nabaje Kanyombya biriya nisika bintu rero ni ibintu byiza, uriya ni umusineaste, ni Yeah. umuhingwa cyane. Arashakisha nawe yihangiye imirimo, ahageze nta shyari ririmo, ntashyari ariko Eric Kabera umwana mwiza ku buryo yakoze uburyo bwo kureba coopération internationale na nationale, ajya gutera imbere. Ibyo byose ya foto twayikoze n'umuzungu wari uhari, mukora akantu sibo nawe yari afite imiri mu mufuka, ntiyagira ikintu arekura yari afite imiri mbi cyane, ararekura ndigendera kugira ngo nkomeze gutera imbere. sinema y'u Rwanda ukurikije igihe wayinjiriyemo n'igihe wayikoreye n'uyu munsi ku bwawe nka Njoli ubona iri gutera imbere, ubona iri gusubira inyuma, ubona itanga icyizere cy'uko yaba sinema izagera ku rwego runaka rwifuzwa? Yes, thank you very much. Ugize neza cyane kumbaza iryo jambo, naribaza n'abayobozi mu gihugu cyacu, nkabibaza ministere, nkabibaza n'abandi bose babibona. Biragaragara ko dushobora gutera imbere, ariko abantu bibanye mugendaho. Ukora butike hano ukabona n'undi aragusaza, umunyagataro ashyira agataro hano n'undi akagusanga, basanga barabiruka inyuma bati si ibi ni ibiki mukora hano, mushaka kuzana umwanda. Uwo ni umwanda dufite mu bwonko bwacu. Turakora ibintu tudafite ubumenyi. Ibyiza ni uko wakwegera ababizi bakakwigisha, nangwa tugakora iki kampuni nangwa amashuri yabyigisha, tugatanga disipurine yabyo, aho kugira ngo tube imbwerabwezi. Ababikora ubu ngubu ni imbwerabwezi, haza bamwe ngo ni komedien, tuzi ibi n'ibi, ugasanga na komedi akora atayizi. Hari umuntu wabwira ngo tangira komedi live ikamunanira, akaza akavuga discours. Un discours n'est pas une comédie. Ah ouais. Un comédie n'est pas un discours. Un comédie n'est pas un discours, très bien, merci. Un comédien doit être là, préparer ses histoires live, kandi bigasetsa. Bon, il y a un discours comédien qui est mixte. Ubwo ati ndahari ngiye gusetsa abantu, ukicara nk'aba wundi wasekeje mu buryo bwa hariya mu mujyi, ubu yagiye hese niyongera asesese, niyongere ntabwo ashobora kubikora. Undi se wateye ivi? Gutera ivi simbizi, ibyo gutera ivi ni mumutera amavi n'inkokora ntabwo nzizi. Ese aho gutera ivi nateye inkokora? I don't know. Ni ukuvuga ngo rero jya ukora ibintu ufitiye talent, ufitiye ubumenyi. Uraje uhimbye akantu, ubonye akantu ngo mbonye ipusi, ejo uzi ipusi wakwereka n'imbwa wayikuraye, ejo uzi imbwa wafata ingwe, genda ufata ingwe ikurye. Jya ukora ibintu rero ufitiye talent. Kuvanga ni barwivanga. Niba ngo mwebwe murabona ngo kanaka yakoze sinema nawe urakora sinema, ntabwo bishoboka. None se ku bwawe ubona hari aho sinema yacu iri kugana? Iragana ahantu hari heza, ariko igomba ababishoboye, abafitiye ubumenyi. Irasaba ababishoboye. Niba ngo sinema yacu ifite icyiza, ariko ni byiza ko abantu bajyamo babishoboye. Ubundi nari mu gihugu cy'u Burundi, abagiyeyo bamwe bambwiye ko bagezeyo baramwara. Ngezeyo kubera talent, vive le Burundi, le Rwandais avec Kanyombya. Baravuga ati Kanyombya from Rwanda. Banongeye Uganda agiye mu bukwe, ngiye Gisoro, ati sanyuse kulaba Kanyombya. Kakate uri umugamba ni hatari. Bo saba nagiye muri Kenya, ibyo nakoze hariya nkora filme, usibye ko babyangiriye kubera ubumenyi bukeya, byari byiza. Ariko wikwiga ngo imbwa yiganye kunya mu rugo irabizira, birapfa. Muzajye mukora ibintu muzi, nangwa mwegera ababizi babigisha. This one icyo nabwira abanyarwanda nuko bashobora gukora ishuri bagamagara ababizi. Kandi sinema ntabwo ari uko wize ufite baccalaureat nangwa se ufite licence, master n'ibindi nangwa doctorat. Filme ni ukuba ni akantu ugomba kumenya koroshye cyane. Ni talent artistique ukabyiga, nangwa se ukaba warabivukanye, hanyuma bivukanye akakwereka ukuntu ugomba kubigenza. Yes one. Okay. Hanyuma nk'abantu bavuga ko sinema itatunga umuntu, saba beshye. None urantunze. Wanamugana.
ntunze nyoko ko nta cyengayiro nzugira hari nyoko ntunze nangwa so bana mugati nditunze uritunze ishatse zigura ngahe kandi witunze neza uwakubona turakeye nditunze se ndumushito n'inyama muri make ubayeho neza kapare uzana ubugamba uze urukweto rugura ngahe uze ni ukuvuga ngo hari uwarunguriye nditunze ntunzwe ni na talent yanjye na sinema shirabusha babonye za rinete zawe ariko kanyina sarabyumva ibi ni marke gusa shenyina ntabwo babyumva muri make rero abantu bibwira ko sinema itadutunze itatubeshejeho itubeshejeho ifatanyije n'Imana kandi tubayeho neza dutunze imiryango yacu cyane cyane ndamagana abantu biba abo barahise YouTube yarakemuye abantu bashaka kwigana badafite ubumenyi nangwa batetana baze tubigishe baje kwa Israeli abigishe baje kwa Kayitango n'Njoli abigishe namwe rero namwe muvuga ngo arazi wawe mu rugo umwigishe nangwa mu gitanda nangwa mu cyumba ahubwo aze dushinge amashuri yabyo yo mu gitanda bizanye gusa yaswa ishingiye ku gitsina uvuze ushaka kuvuga ufite igitsina se oya nyine ibyo bikuza mu gitanda bamwigisha nari nzi igitsina cyari igikafiri none nyenyeri iki nyine ibyo kwigishiza umuntu mu bintu birebe nimuzagiwe igitsina kibi uzaje kwikatisha rubaze nuvuga ngo rero Kanyombya atuma nta mukobwa uzasura nimuze umukobwa se urushaka bakaba bashatse umuhungu se nyine nabo baransura ariko nyine n'urugero nari ntanze nk'urugero urumva ese Kanyombya ruswa ishingiye ku gitsina bakunda kuvuga muri muzika na sinema ujye uyumva cyangwa bibaho cyane hari abantu bashaka kwigisha abantu nangwa se babagana kugira ngo nabo bamenyekane bajye kuri screen bavuga ati kanaka yakina kanaka uzwi nangwa umutaramu ugasanga namubwira ati mbere yo kuza uzamereze ugasanga ibyo bintu ni bibi cyane kandi abahanzi barabikora benshi harimo kanaka nabuze hari uzi si wa wundi se wundi bikwaje nawe barimanuka uzi kubyara abana bangana n'imbeba ariko ntabwo ari byiza byica uruganda byica akazi ntabwo byica akazi ahubwo bishobora no kubabanisha ariko byica akazi kubera ko wa wundi araza ntacyo azi ugasanga arakwangiriza imirimo ibyiza ni ugukoresha umuntu ubona ko ashoboye yes kubera ko urongora umugore mukareshya harya urongora umugore murareshya na Bibiliya iravuga ngo ubaye umubiri umwe n'amaraya babaye uryamanye n'amaraya babaye umubiri umwe abaye maraya uzarongora amaraya ntaza ngo akwangirize maraya ni igiki ariko ntabwo nakuzongera gusamba maraya nuko nibona muri buriya ni indaya buriya bayita maraya indaya naho ijambo riva navuga ngo uryamanye n'indaya babaye indaya nawe sigawe se indaya mbi cyane ntabwo ni indaya nkuko tuziranye inshuti yanjye ariko uri indaya ntabwo ni indaya ariko siko ni umubyeyi se ubyeyi yande uko mfite umukobwa nako tujya kungana nako ugomba kuzamugurisha uzamuteza cyamunara kuko indaya ititeza cyamunara Nikore yagice Nikore burya ngo imvura na se birangana Nikore ntangana yitwa Nikore yitwa Nikore ntago muzi hakuzukura nzi kuri inshuti yanyu ntago uzi umukobwa wanjye ubucuti bwawe turabufitanye ariko nta bucuti bwanjye n'umukobwa wawe ne kare sorry uranyigisha burya ngo ihene ntawizi kayi ngo ihene mbi ntawizi kayi rero uko ninjye wani ihene mbi ni wowe hene ngende ihene sizi umukinnyi w'umukecuru ugeze ambwira ngeze isanga ari kuvuga ibigambo ndabona mwabakecuru nuko muvuga ibishitani ngo nise atugize ibiraya mwabakecuru nuko munduta nabahindiye ibiraya none bazera mindiye Kanyombya indaya ariko sinabona indaya y'umukecuru zibaho atangaza iki noze atangaza afite watanga ibizete byapfuye niko gushyira ku isoko amata yarangije garada amata yapfuye okay batambona nawe bakecuru ni inshuti zacu inshuti yawe ntabwo inshuti yanjye nta mukecuru w'inshuti yanjye ntabwo ni muzehe sindi umukecuru njya gushaka umukecuru se shaka iki ibintu byapfuye njya gushaka iki byare hanyuma Kanyombya nk'umuntu w'urwaruka cyangwa se urubyiruko ushaka kwinjira muri sinema wamwankurira kubikora wamugira izihe nama uzaza kugira ngo wifuze kugira sinema nyarwanda nangwa se ushaka kwinjira muri sinema nyarwanda atwisunze ntabwo twigiye ubusa agomba gutanga minervari
utabizi atanga minerval, n'ubizi nawe atanga minerval. Niyo ngo rero ukaza muri industry yacu kugira ngo nibuze ugaragare umenyekane ejo uzakora ibyawe. Ese Kanyo, reka tujye mu tuntu n'utundi. Ukiri umusore kwa kuno umusore atereta, nta kaye kantu utazibagirwa wiga gutereta. Nkanjye uzakantu nibuka nandiki umukobwa baronandika nabi aho kugira ngo asome Israel asoma Isayi, asubiza Isayi kandi ngiye urukundo. Ni ikigori nyine ariko ninjye wanditse nandikaga nabi. Ni nk'akantu kagukomye kera ukiri umusore ubwo atakasiza kibagirwa kankomye. Uzi ko imyenda y'abandi kujya ujya gutereta oya kwiba kujya kugira amafaranga igicucu umugore kimaye imyenda njya kuyicuruza nkajya mfata umwe nkamubarira ebyiri rimwe mukesha sibyo kabiri gatatu nkajyana 6 umwanya ngacuruza iyanjye nkamusubiza ibyo byabuze ukavuga ati nta muntu wayiguze ariko ntabwo muvuze navuga izina rye ariko nibyo ngibyo ako kantu ntabwo nakibagiwe kuko karanyijije cyane kandi narihaga minerval ya primaire akabazima ngo 6 tukaba twaye 12 ukagira ngo 6 yawe ukamuga ati yawe nabuze abakiriya mbona n'umukongomani witwa Dunia tukiba cyane tukajya muri restaurant tukarya amashaza wakaruka bibaje ukize ubutaramo bagira. Kanyo uri umustar pe nta n'uwabishidikanyaho nanjye ndakwemera kandi nanjye uri skondo umustar n'ubwo bitari cyane gusa cyane nyine waranyemenye nyamasheke ntabwo mbizi iyo ni ibyawe nge ndiyizi imenye rero wizi nk'umustar ariko imenye nge ndiyizi ariko wizi nk'umustar umenya gute niba unzi urantaka ariko sinagutaka ko ntakuzi. Ese Kanyo umugore wawe yakina filime agiye gukina filime wamwemerera yarayikiniye kera none se abavuga ngo abagore baragowe yarayikinnye nk'abantu bavuga ngo abantu batekereza ko abakobwa baza muri sinema cyangwa abantu b'igitsina gore ngo bakoreramo ngo ibintu by'uburaya ibintu bivuga iki nawe ni kubibona bamwe bakora uburaya baba basanga n'uburaya babazi ko sinema ibakiza ariko rero muri sinema ukoze uburaya wawangirije kuko ni umwaka impamvu usanga hari ubikora amezi 3 agatazima. Hari abantu bagenda rimwe na rimwe nk'abasambanyi banye ntabwo wagera nk'umuntu wanyoye urwagwa runuka mu kanwa umusambanyi mba nakumenye hakiri kare kuko abagendeshwa n'ubusambanyi batera ikintu bita ingaru. Umuntu w'umusambanyi ntabwo ashobora gutera imbere ntanaguteza imbere arasambana nka nuza wa wundi dukorana akunda abagore cyane namwe reka gukunda abagore cyane kuko ndabona untera umwaka kuko ushobora burya ngo bajya batubwira ababyeyi bajya batubwira ngo buriya rero ko yaridutse yahuye n'inyumbi inyumbi ni bivuga ngo simbizi bisobanure ntabwo nabimenya tekereza ko inyumbi irakasira bene nk'irakasira wabimenya ahubwo nkawe wabihuye nawe ushobora kubibizi wowe urashaka ku-explaininga ibintu utazi. Ndavuze ngo batubwira yahuye n'inyumbi none ngo irakansira ni wowe ubizi. Nyine nikibaza ngo ntiyabikasira kugeza ubu ngubu biragaragara ko uri kwigaragaza. Ngende mutagatifu wahuye n'inyumbi gute se kudakira sinyize ukize he yewe ntawe nkize n'ibise birakwisha umeze nk'uwariwe n'ingwe uzi ko nteye inyota gotome. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu turaza kwibikira iminota nk'ingahe tujye ku bukwe bwawe. Ni iki kintu wasaba abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange abadukurikirana baba mu mahanga baba mu Rwanda ni iki kintu wumva wabasa nk'umusanzu munini kugira ngo uruganda rwacu tururere tume turukore kugira ngo ruzatunge n'abacu uruganda rwacu rutume igihugu kimenyekana rutanga imirimo ni iki kintu wasaba abafana ba sinema muri rusange? Thank you very much. Biragaragara ko minisiteri yacu yasura umuco bashobora kuduhamagaza twese bakaduha invitation tukaza tukishyira hamwe kugira ngo turebe uburyo twabyigaho hanyuma tukareba uburyo twakora iki sinema nyarwanda tugakora iki dufatanyije n'abantu babizi abakomeye ntabwo ari ugutumira abantu bakora sinema gusa bagatumira n'aba sponsors bakaza bafite umuco bafite n'ubushobozi bakaza bakatwigaho hanyuma tugakora iki tugakora sinema nyarwanda dukoze amatora
bakaba bati kanaka uzakina uzakora ibintu naho gufata abantu bari underground bari hasi ntacyo bamaze nibo babandi usanga umwe yakoze akabari undi akakoze k'urwagwa wafata etaje nk'iyingiyi ukayubaka ugasanga nyakatsi bihari ibyo byose rero tugomba kubirwanya kugira ngo turebe ko twafata sinema nyarwanda imwe ebyiri eshatu kugira ngo turebe ko u Rwanda twagira iki twaruteza imbere muri sinema nyarwanda dufite ubwenge tugomba kubukoresha dufite ibitekerezo tugomba kubikoresha dufite inama tugomba kuzumva ibyo ndabibabwiye hakiri kare naho ubundi nidukomeza gutya umwe arikorera ukwe undi agakora ukwe bikaba ibintu bita potopoto akavuye potonaje akavuye. Ese Kanyo ubu ngubu ugiye kubona ukabona gusigaye kuba umudepite wabyemera? Sinabyemera. Kubera no kuba nyumba kumi ntabwo nabyemera. Kubera no kuba ajya babita intozo babita munyesibo mukuru sibo sinshobora. Kubera ikize simbishaka kandi igisirikare wagisubiramo ngo nyobora ntayobora ubwo se urambwira ngo kuyobora nyobora ntayobora ibibazo n'abakwe ngo n'uyobora nanunda kuyobora nyobora abantu ntayobora naho kujya kwiyemurika hariya ngo ndabo ibintu nk'ibyo nyine nawe bari nitwira aho ngaho umudepite kuki ungize umudepite utangize ministre kuki utangize premier ministre ibyo so wabyemera simbishaka ntuzongere kubitekereza na rimwe ndakwiyamye iyo myaka yawe sinshaka uzakomeza uyobora ukuyobora wowe urangira premier ministre nize amajuru bite nije cyo nabwiraga abantu ni ukore sinema ntabwo abize ari bo bakora sinema gusa nawe wanayikora abatarize ahubwo bakora sinema kurusha aba bandi bakora iki bakina filime kurusha aba bandi bize ushaka gusanga umuntu ari ikigorogoro yarize kiwerewere pumbavu ariko sanga umuntu utarize ari gukina neza ni nk'aba bandi nasanga niwe ubikoze neza kwanza wawe kugira ngo yarize reka tubateye tubavuge ni bande hari abatarize bakaribuso ngabo akora black yarize ba Jean Paul ngabo inuza uriya zedusize uramenye mama we utaneranye si wovuze Jean Paul Iteko Jean Paul nyine ariko yarize shyosho ariko yarize yize nyambasheke ntabwo yize niba mama niba none nakariso ntiyize muntazi kwa mariso gisi bicucu ubusi yabaye ikiganiro mu okay nabo ngabo nyine abandi bose barize kwiga siki n'abandi ntabwo bize ntabwo nyine narize wize iki ntabwo nize gusambana sinasambana uri wa mbere iyo yarabyize ibyo nyuma sinsambana bo murakoze cyane bo reka dusase ikiganiro cyacu Kanyo ngira ngo bakunzi ba SPP TV tugana ku musozo ikiganiro cyacu twatumiye iki hangange Kayitankole Njoli eke Kanyombya Kanyombya honorable honorable nakubwo nashaka kuba umudepite nangwa ministre nubwo ambuye kwa nyumba kuminda byanze nubwo ngo ndayobora kandi utayobora ntayoboye just rero twishimiye kwakira kuri SPP TV kuri kamera zacu n'ubutatura ariko ubukwe bwawe nibugera so wavuze ko ufite ubukwe ko ibyo uko biri kose ndashaka kugira ngo nzate twererwe na n'ubu ngubu ndakora muri societe imwe ya Tedila igurisha amazu mugane tubwire kuri via business ubu mwino minsi ukora ikigo amafaranga Tedila bakora biki ufite amazu ufite amasambu ufite ibintu mu rugo ushaka kugurisha cyangwa ushaka kugurisha ufite restaurant ufite kabare ufite company yawe ushaka kugurisha ugana Tedila bakagushakira umukiriya ako kanya bitarimo bya bindi bita ngo ni commissionnaire ukurya kampeta nanjye akabyeta babiri bane yakugira ngo wambara nkanye nambara 47 akaza inkweto 42 akavuga ngo iragukwira urama gashi nawe uramereza ugaterefona kuri 088 500 ukagana Tedila ako kanya ikagurisha ikindi gihambaye rero nuko niba ufite ibintu ugiye kujya Burayi ugiye kujya handi n'ahandi kwabati ibintu byanjye ndashaka kugira ngo byese hanye mfite gaze mfite frigo security kabisigaho ngaho barabigucungira ibyangiritse ariko bashakira n'umukiriya nka Jumuza baje gushakira umukiriya ariko byaramuka byangiritse barakwishyura abafite abashopu nabo barahari Kanyombya muri business mba nawe niyo mpamvu nakikona cyane imbere baramemba Tedila uri kumuhiga amafaranga mba nawe bakunzi ba SPP TV umuvandimwe umubyeyi umu star the legend
Kanyombya Thank you very kadangwe much. nkore twari twamutse umunsi kuri kamera za Yes Pepe TV turagushimiye n'ubutaha nituguhamagaza uzatwita turi kumwe bana ubwo ngubwo ugira ishyari ntabwo nyiri toka pane. yes ni akagaruka nkuko nabemereye rero ibiganiro byacu nibyubaka nta beef ntidusebanya nta plank kanyo urukuntuka ariko ntunga ibitoki icyo tugamije ni iki no kubaka umuryango w'isi umuryango nyarwanda no gutanga ubuhamya bwubaka atubwiye urugendo rwo muri sinema atubwiye urugendo rwe nk'icyamamare ariko atanze n'impanuro nyabone mukunda iby'iwacu nanjye nkunda kubivuga ni mu birebe mwanga ishyari we together tuzagera kure ciao.